share, and spread the word. Subscribe. turabasuhuje abantu bakurikiye DTM TV amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba hamwe na ya ntara yiyongereyeho bita diaspora. Ndi kumwe hano n'umukobwa mwiza cyane, tugiye kuganira ku bintu byerekeranye n'akazi akora n'uburyo abaho mu buzima bwa buri munsi busanzwe. Reka tumureke abanza twibwire. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Giselle, nkaba ntuye i Gikondo. Mu buzima busanzwe ndi umumodo, nkaba n'umudizayina w'imyenda ikoze mu budodo. None iyo umuntu avuze modeling aba ashatse kuvuga iki? Iyo umuntu avuze modeling aba avuze kumurika imideri. Yakaba nyine ari akazi gakorwa na buri muntu wese ubishaka anabyiyumvamo. Muri make ni imideri. None se imideri iyo bavuze kumurika imideri ni imyenda gusa cyangwa harimo n'ibindi bintu wenda abantu bamurika? Oya, ntabwo ari imyenda gusa, harimo n'ibintu byinshi. Haba hakubiyemo ibintu byinshi. Tubwire muri makeya, si ngombwa wenda ngo byose, bikeya nta kibazo. Mu Rwanda tuzi kuko modeling ni ikintu kinini cyane. Ni ikintu kinini cyane, ariko wenda nk'uko harumbwiye ngo imyenda gusa, ariko akaba atari imyenda gusa, harimo n'amasakoshi, inkweto, amasaha, amavuta, perfumes, ni byinshi. Ngira ngo abantu badukurikiye nimba utazi modeling byo byose hari ikintu wungutsemo. None se iyo bavuze noneho fashion ushatse kuvuga iki? Bavuze designing. So tuvunyure muri make nk'ubu umuntu utazi, utaba muri icyo gisata cy'ibyo bintu, se wamusobanurira designing cyangwa fashion bishatse mu by'ukuri hakorwamo ibiki? Muri designing hashobora kuba hakorwamo nk'uko waba ufite igitambaro ukaba wagihinduramo ipantaro. Iyo pantaro wenda ugashobora kuba wakongeraho utundi tuntu runaka kugira ngo yongerere ubwiza, agaciro, mbese nyine irushaho kugaragara neza. Ibyo ni byo bishobora kuba ari designing. Iyo designing. None hari ukuntu sosiyete nyarwanda iteye, ababyeyi ese mubona akazi kanyu sosiyete nyarwanda ikakira gute? Urakoze. Nk'uko nyine imyaka yagiye ishira no mu zindi industry wenda zitandukanye, umuziki n'ibindi byose, no muri fashion uko iminsi igenda imyaka igenda ishira, abanyarwanda bagenda barushaho kubyumva ku buryo ubu ngubu abantu basigaye babyumva neza. Kuba umubyeyi aba afite umwana akaba akora modeling ntabwo ari ibintu bigifatwa nko kuba umwana agiye kunanirana akabikirara akava mu ishuri. Oya, byose biterwa n'uburyo umuntu yiprogramyemo. Ese habamo amafaranga ku buryo modeling cyangwa fashion ni ikintu umuntu yakora nk'umwuga bikamutunga, cyangwa se ni ikintu wakora ariko ukagifatanya n'ibindi bintu, cyangwa ni hobby cyangwa se bimeze bite? Actually ntago navuga ngo ni hobby ku ruhande rwanjye, kubera ko modeling ishobora gutunga umuntu iyo byaguhiriye, nk'uko n'ibindi byose byaguhiriye bigutunga. No muri modeling rero, iyo umuntu ahuye n'ababimufashamo bakamuha support zishoboka, biramutunga biramutunga. Iyo ibiraka byabonetse urakora umva biragutunga. Hari ukuntu ababyeyi bo mu Rwanda nyine bakanira abana cyane. Ese ukuntu bavuga ngo abamodo ngo bambara ngo ibiki, ngo bambara nabi, ngo bambara ngo ubusa, ngo ibiki. Ese mu by'ukuri bwira abantu bari kutwumva, ababyeyi ntibagire impungenge ku buryo abana babo nimba bagiye muri modeling bavuga ngo bagiye kubaga ibirara, ngo nimba ari umwana w'umukobwa wenda ngo agiye guhura ngo n'abahungu ngo ari iki,
baba umucyo ku buryo hatazajya umubyeyi uhangayika ngo umwana we ngo yagiye muri modeling. Okay, njyewe uko mbyumva ku giti cyanjye ntago umubyeyi aba akwiye kuvuga ngo umwana ngo najya muri modeling ngo azaba ngo iki ngo bambara ubusa ngo, kubera ko n'umuntu ashobora kwambara ubusa atari muri modeling cyangwa akaba yamunanira atari no muri modeling. Byose biterwa ahubwo n'intumbero cyangwa se purpose ya nyir'ubwite nk'umumodo, icyo ashaka kugeraho, aho ashaka kuva n'aho ashaka kugera. Rero ababyeyi cyangwa se n'abandi bantu bose bashaka kuza muri modeling, icya mbere ni ukuba uzi icyo ushaka, aho uri kuva n'aho ugiye kujya. Kuba baba bavuga ngo bambara ubusa, ushobora no kuba uri umumodo utambara ubwo busa bavuga, nubwo ntabona umuntu wambaye ubusa actually. Umurika imyenda y'abantu bikwije cyangwa se inkweto cyangwa ibintu nk'ibyo. Yeah. Ubwo njyewe natangiye kubyumva, natangiye kwigamo gake. Nuko nyine ni uko nguko byagenda. Okay, none se ni ikihe kintu wabwira nk'umwana w'umukobwa w'umuhungu ushaka kwinjira muri modeling? Okay, ikintu cya mbere namubwira, discipline is the key. Icyo ni cyo kintu cya mbere. Burya nta discipline nta hantu ushobora kugera. Kugira ngo ugire ahantu uva n'aho ugera nuko ufite discipline. Icya kabiri, kuba uzi ngo urashaka iki, uri kuva he, uri kujya he. Icya gatatu, kuba uri ready yo gukora ibintu urimo. Apana wenda kuvuga ngo ngiye muri modeling kubera ko wenda abashuti banjye bambwira ngo birambera, cyangwa se kubera ko mbona nyine mfite taye yabyo. Hari n'abantu bajyamo kubera ko nyine we azi ko afite taye yabyo atavuga ngo arabishaka, ariko nyine akabijyamo agiye gukina. Ikintu nyine umuntu agomba kumenya ni ukumenya icyo ashaka n'aho agishakira n'uburyo agishakamo. Okay, none nimba umuntu avuze ati ngiye kuguha akazi nshaka ko kumudoringa cyangwa kumurikira imyenda, ese bitangira gute, biba bihagaze gute mbese ku bijyanye n'amafaranga wundi byahiriye nyine? Okay. Bigenda bite? Wundi byahiriye, hari abamodo baba bakora nka private, ari aba private model, hari n'abandi baba bafite amajansi yabo. Rero ku ruhande rw'abafite amajansi yabo, ubwo mbere yo kumugeraho ubanza ukavugisha ajansi yiwe, ubwo nibo nyine muvugana amafaranga n'uburyo muri bukorane, umumodo akaza aje mu kazi. Okay, dusoza turagira ngo utwereke bamudaringa gute ibintu nk'ibi. Ibyo ukora ni fashion, ni modeling, ni designer, cya byose urabikora nta kibazo? Okay, ngiye nkora fashion model ariko nkana designing. Okay. Uyu munsi wenda nta design mfite, ariko bibaye ngombwa ko ngaruka, Wenda nugaruka uzatuzanira na design zawe turebe se zihagaze gute, n'abantu ubabwira ahantu bagusanga. Ese umuntu akeneye nko kubwikira akayagusanga? Okay, Instagram yanjye ni Giselle akarongo modo 83. Tujyeho dukore follow. Ego mujye rwose mu following. Ugira TikTok? Yes. Ako TikTok ni tricky akarongo. Giselle, hari utubazo dusanga nagira ngo mubaze. Ese kuba watangira modeling, fashion, ni ikihe kintu wigiyemo? Ikintu cya mbere nigiyemo ni ukwigirira icyizere, kuko hari nk'ahantu ugera wenda ugasanga hariyo abantu ugatangira kuvuga ati bari barandenze, njye usunje gukora iki. Rimwe na rimwe ukaba wakumva wanataha, cyangwa se ukaba wumva ibyari bikuzanye utabukina bikoze. Ariko muri modeling igihe kintu nigiyemo no kwigirira icyizere, niyo wabona abantu wenda ukavuga ati bari barandenze, ukemera mugahangana. Okay. Ariko bajya bavuga ngo aba model cyangwa abantu bakora fashion
ikintu cyitwa gukorera ikintu mu ruhame ni ibintu byanyu nabyo ndibwira ko ari ikintu umuntu yakwigiramo. nk'ibiki? Ukuvuga nko kuba wamenya kuvuga mu ruhame, kuba wamenya, hari abantu bajyamo mu ruhame guhagarara gusa ukabona yagize ubwoba, ukabona nta kintu yavuga, ukabona yaperezanta ikintu ngo nta mumodo bishobora kuba. nta kubera ko nyine batwigisha gutinyuka, so ntabwo rero mpamya ko ari umuntu w'umumodo wahagarara imbere y'abantu agatitira cyangwa se kuvuga bikamunanira. Aho ngaho n'ubu ibyo bintu ari byiza cyane. Reka dusoze. Yego, murakoze cyane. namwe murakoze. Abantu batarakora subscribe kuri The Tem TV mukomeze muyikore, dukomeze tubagezeho ibiganiro byiza nk'ibi ngibi, tubazanira abantu benshi bafite impano, bafite ibintu bakora bashobora kubwira sosiyete kugira ngo abashobora kubigiraho babigireho. Watch, share, and spread the word. Subscribe